dusubije amaso inyuma wihangane, dusubije amaso inyuma twari bana kigenda, ariko Mana we waraturengeye. Pura n'abananiwe bagarutse bakubisemo ibikweto byitwa ngo n'ubundi twari tuzi ko ibi bitazahama, bizagumaho. Gira ingorane ushakana niyaguye ku kara, igukunda mukiri sheri na shushu, mukiva mu murenge hani switi, okay, mukiri mu kwezi kwa cayi, ndumva ukwabuki bwo kutarabaye kuko atangiye kumukubita nyuma y'ukwezi kumwe. Izo nizaguye. Itorero ry'Imana yubatswe ku rutare, dayimoni w'ikuzimu ntabwo yari shobo. Ibyo ni ibiririmbo bya Ntakigenda bya zamani. Izaguye ku kara yagusambanya ivuye kurepeta, none se ariko mwana ntubizane. Izaguye ku kara ntiyatinya kunywa inzoga kandi iri mu mirimo y'itorero. Izo zaguye ku kara ni ukuri kw'Imana pe. Ibesha mugera n'ikibazo muri kora kwa ati nagusekura bashaka kamagarika, ntibavuze ngo tuye twihangana. Ngibyo azajya narabacunga mugire ngo yagiye mu bihe, nawe yasohokanye n'umugore utaruwe, kuko cakuriye mu mahwa gikurana nayo arakiniga. Ntabwo turi kwihereza, ahubwo turi mu makoni y'uyu murimo. Erega abashoferi ntabwo agenda harambuye gusa, arahagera hari ikoni ushobora gukata utakenguza ukari. Dushimye Kristo umwami n'umukiza wacu, kuko tukiriho kubwe izina ry'Imana yacu rishimwe. Haleluya. Twanezerewe kandi nta mpamvu yo kutanezerwa. Turi mu rugo rw'umugabo w'umunyembabazi w'umunyabuntu, mu rugo rw'umugabo utagira uko asa. Ewe ntawagira icyo avuga. Gusa rero mu ndirimbo, mu bihimbano by'umwuka, muki hose Mana ntako itagize, kandi nta n'uko itagize irakarama. Rero reka dusome ijambo ry'Imana hariya mu butumwa bwiza bw'umwami wacu uko bwanditswe na Luka ibice 8 umurongo wa 4 mu Isezerano Rishya page 68. Reka dusome. Haranditse ngo umugani w'umubibyi. Nuko abantu benshi bamusanga bavuye mu midugudu yose, bamaze guterana abacira umugani ati, umubibyi yasohoye imbuto, akiba zimwe zigwa mu nzira barazikandagira, inyoni zo mu kirere zirazitoragura, izindi zigwa ku kara, zimaze kumera ziruma kuko zihabuza amazi, izindi zigwa mu mahwa, amahwa amerana nazo araziniga, izindi zigwa mu butaka bwiza, ziramera, zera imbuto imwe 100, indi 100, bityo bityo. Ku murongo wa 11, dore iby'uwo mugani ni ibi: imbuto ni ijambo ry'Imana. Izo mu nzira abo ni abumva ijambo, hanyuma umwanzi akaza agakura ijambo mu mitima yabo, kugira ngo batizera ngo bakizwe. Izaguye ku kara abo ni abumva ijambo bakaryemera banezerewe, ariko ntibagire imizi. Bizera umwanya muto, maze ibigerageza byabageraho bagasubira inyuma. Izaguye mu mahwa ni abumva ijambo, maze bakigenda amaganya n'ubutunzi n'ibinezeza byo muri ubu bugingo bikabaniga, tibera imbuto nziza. Izo mu butaka bwiza abo ni abumva ijambo,
bakarifata neza mu mitima inyuzwe myiza, bakera imbuto kubwo kwihana ijuru ritwiteho. Ndashaka ko tuganira ku ijambo rivuga ngo buriya turi mu zihe mbuto, buriya turi mu zihe mbuto. Imana yacu tugirenza cyane. Buriya iyo nagize umugisha wo kumva mbese mfite ivugabutumwa mu mujyi wa Kigali, abantu dutuye hariya nyine mu ntara, iyo bagutumiye mu mujyi wa Kigali uhita uramburira Imana ikiganza uti ndagushimye ndagushimye. Hari umugabo umwe yambwiye, ni umuntu usobanutse pe, ni profeseri, primaire yayize mu Majyaruguru mu Kinigi, segondera yiga mu Kinigi, kaminuza yiga kuri Ines, urumva hose ni Musanze. Imirimo ayikorera hehe? Mu Kinigi, mu Kinigi kwishyamba. Nge yaranzindukiye anzanira ibirayi, arambwira ati mfite icyifuzo gikomeye kandi ntugikinishe. Nikimeze gite? Ati ngiye kuva nitwa nge sinzi Kigali, tazi hehe. Ubona utuye i Kigali nduyiramburira ikiganza ukagira ngo buriya ntakoze ubukoze. Uwambaye ikirezi ntamenya ko kera. Arambwira ati ngewe rwose sinzi Kigali, kandi ntawe napfa kubibwira nka profeseri. Nje kubikubwira, dore wewe uhoraga i Kigali. Ndashima Yesu wemeye ko njya ndazi Kigali. Bashumba, Imana ibahe umugisha. Ati rero ndakodesha imodoka, nzi kuzi gutwara imodoka, ntindabizi. Si ufite na perime? Ntindayifite. Imodoka baraduca ngahe? Ntireka manze mpamagara uyifite. Uwo twahamagaye aduca 100 kuyirirwana. Esansi irajyamo, nabwo se buriya ntitwashiramo nka 50 cyangwa 60, atushiremo 70 itadushiriraho. Ati ubwo turarya ngahe? Nturebe nk'ibihumbi 15. Ati ndagira 30. Araza muvani Musanze, nageze za Gakenke, ati ko manza tugiye kuhagera. Ndoya turacyagenda. Twaraje nkigera hariya ku Kinyoni, ngikata nkigera ha Nyabugogo, umugabo arebye ku mashira hamwe ahita acuri ku mutwe. Ni none kudatangiye kureba ngo agahinda karanyishe, ibi byiza byabagahe. Hanaho namugejeje mu mugi, aho kugira ngo arebe ahubwo akarira. Naho kugira ngo umuntu bagire ngo dufitanye ikibazo, reka ngate nsubireyo. Turakata dusubirayo. Tugezeyo arambwira tumva rero wanejeje, amba 100 ngo ngende nge guhaha, kuko namweretse hehe. Ngiro muri kumwe ngo reka tuyishime twe yadutuje i Kigali. Imana ishimye rero. Kugira ngo ducunguze uburyo umwete, hari umuririmbyi nkunda n'ubundi wa hano i Kigali, kuko n'indirimbo zinagezweho zinabagina. Uwo muririmbyi ndamukunda cyane, cyoko n'ingorane mfite nuko ntaramenya iyo ndirimbo neza. Ndabashimira nyir'ururembo, amaboko ye niyo yandamiye. Mbarizo muri kumwe ngo wewe uretse Kristo ninde wagushigikiye ngo ubururiwe kugeza uyu munsi? Uretse ni bakakase, ni bashangaza. Nukubera nde? Uriho kubera nde? Ukuteye nukubera nde? Uko turi nukubera nde? Murekeraho nukubera. Ndabashimira, ntabwo yavuze ngo ndabashimira kaka, ndabashimira data, ndabashimira bene, ndabashimira nyir'ururembo, amaboko ye niyo yandamiye. Iyo amaboko y'Imana atakuramira ngo andamire, tuba turi he? Icyambere mushimira, nahuye n'isayo gahinda gasaze. Ntiyemera ko agira ati ibyo wahuye nabyo n'ibyo nahuye nabyo nibyo gutuma tugeze uyu munsi tukiriho.
subije amaso inyuma wihangane, subije amaso inyuma twari bana kigenda, ariko Mana we waraturengeye. Nahuye n'isayo gahinda gasaze, twari duturanye n'abarozi. Nahuye abantu basubije amaso inyuma, kuyikorera byakoroha. Nta n'umugambi bafata wo kuyivaho. Buryo shitani ashaka kujyana umuntu kure, amwibagiza ibyo Imana yagize ite. Hari aho nageze ndananirwa, ngera ku munota wa nyuma, ariko Mana hari aho nageze ndi kwiseta, hari aho nageze nkoze impanuka, ariko Mana ngiro mwicaranye ngo nawe ibuka aho wageze utari kuva Imana yakuvanye. Erega baririmbyi nibafata umwanya bahanga, ntuka uha agaciro ibyo Imana yanyujije muri bo. Bana bararirimbye, umwana akaririmba akifata no mu nda nk'utariye, kugira ngo akubwire byibura arebe ko wakwibuka. Ariko Mana sha turiya twana turimo turishyiraho, urabona hari akaririmbye mwana kavuze kahubwo. Ingorane ni imbaraga katakaje, ukabutashye ntacyo wumvise. Nicyo kibazo. Naho bo gukora bakoze ibyo gukora. Hari aho nageze ndananirwa, ngera ku munota wa nyuma, nyir'ururembo, ariko Mana mumumbere icyubahiro. Nyir'ururembo anyereka amabuye, nyakandagiraho ndaharenga. Hari aho warenze utari kurenga, iyo nyir'ururembo atagira ate atahagara. Ariko Mana aravuga ati ariko kandi hari aho nageze nabwo mbura n'abananiwe bagarutse. Aranga iby'abapende byarangiye, ose nturi kubyumva. Hadeda abana bararirimbye ngo igiti naho cyatemwa cyakongera kikagira gite. Urufatiro rw'Uwiteka ruracyariho, rwanditseho ngo Uwiteka agize ate azabe. Pura n'abananiwe bagarutse, bakubisemo ibikweto byitwa ngo n'ubundi twari tuzi ko ibi bitazahama, bizagumaho. Naho amarembo y'ikuzimu yahagwa, ntacyo azaritwara. Itorero ry'Imana yubatswe ku rutare, dayimoni w'ikuzimu ntabwo yari shobo. Ibyo ni ibiririmbo bya Ntakigenda bya zamani, ariko ryubatswe hehe? Ku rutare. Nyiraryo azaryishira ridafite ikizinga. Ntabwo turi kwihereza, ahubwo turi mu makoni y'uyu murimo. Erega abashoferi ntabwo agenda harambuye gusa, arahagera hari ikoni ushobora gukata utakenguza ukare. Aravuga aho mukundira rero, navuga ngo ko mbibagiwe hose ndabigenza gute, ko ndahebuka. Hari aho umwana arimba ati ayi nyir'ururembo akomeje akazi ko kunkomeza, nahariye imbere azanyambutsa, kugera ngejeje Isiyoni. Ntabwo nyir'ururembo yakoze ngo yibagirwe ko aho tugeze hagikeneye imbaraga zo kudutabara. Ayi nyir'ururembo no muri ijoro ry'impinduka akomeje akazi ko kunkomeza, nahariye imbere azanyambutsa, kugera ngejeje yeye murekeraho.
rero wewe mbere yuko dusobanurira ijambo gatoya nk'uko umwami dushoboje, yewe navuye mu rugo ngiye gusura mukecuru, noneho ndi gusenga ngiye kugenda, ubwo mbwira madamu nti rero ngiye gusura mama. Ati nta kibazo. None ko mubizi ko abakiga tuvugaga ngiye gusura mama. Ati rero ubwo andebera utwo ndajyanira nyirabukwe nyine. Noneho nari ndagenda n'igare, ndi gusenga mbona marayika utabara habaye impanuka aratambutse. Ese ndakora impanuka buriya? Mbona nciyeho ndatokesha, cyasha abadayimoni bateza impanuka, cyasha imyuka mibi, fire. Ndakomesha ndanetarariza, nuko ndangije ubwo nsunitse igare ndagiye, mvuye nka hano ngeze nka hano ku Kanogo mbona banshiyeho. Kose koko ndakora impanuka? Mbona banyuzeho. Kubo mwisi nta wabimenya, nyamara mbifiteho ingwate, kuko umwuka w'Imana aba muri jye, ntawabasha kumunkuramo. Aleluya, nge nzamubona, amaso yanjye ntiyazamubona, iryo ni ryo banga ngendana. Ni ibiririmbo bya ntakigenda, ntabwo bihuje n'iziki gihe. ya banyuraho ndabona, ariko si ibi bintu ndi kubona bimeze bite we? Ndagenda ngeze ahitwa ku cyapa mbona banshiyeho. Abana ibyanga bikunda ndakora impanuka tu. Ndagenda ngeze ku Mukamira mbona banyuzeho. Abasirigare ndisunike biragenda bite? Ndagenda ngeze ahitwa kwikora kuko hamanuka, ndavuga nkurikije aba marayika ndi kubona batabara habaye impanuka. Aka gasozi ferizi ishobora gucika nkagonga abantu nanjye ngapfa. Ariko se ahubwo napfa nti, kuko iyo urataha uba wabibonye, ntawe utaha atabizi. Ntabase ko nabonye nta gare ririmo, none se ntabwo ndakomera ko nabonye nta n'ibipfuko bafite se? Kuko iyo urakomereka baba bafite ibipfuko n'imiti n'ibindi. None ariko nkabona bo nta kintu bafite, ariko nabatabara habaye iki impanuka. Naragiye ngera kwa mukecuru, ubwo hahandi nahamanutse n'amaguru, igare ndisunika ngeza heza, buhoro buhoro ndinda kugera mu rugo. Ngeze mu rugo natone shitani manzari iri kunkanga. Ngera mu rugo mama arateka ndarya, maze kurya rya gare aho narishyize ku muhanda, abasore bararitwara, feri zose barazica, ubwo simbimenye, barangije baragaruka baryegeka aho narisize. Nanjye ndangije nsezera kuri mama maze kumwasiriza agakwi, none hasigaye igare ndigiyeho, ndazamutse, urumva nahazamuka. Ndagenda ngeze ahamanuka hitwa kwikora, manuka njya mu Ijende. Akavura karagwaga, we ni kuririmba urugendo n'ingene, buri akagare ko mu mvura rero nako karihuta shaho gatanga umunyenga. Naramanutse ngeze ahitwa muri Nsakira, mbona ikamyo iri hano n'indi iri hano zazamutse zigezemo ziraringanira. Ye baba data we, mfashe feri numva ryirutse cyane. Ndavuga nti uzi ko narinze aho ndapfira koko? Abari hejuru y'umusozi urabo ngo nguriya yapfuye byarangiye. Gukwepa kwari ukugwa mu imanga hepfo mu ishyamba, kugonga gutya kwari ukugonga urutare, kujya imbere n'ukugwa mu makamyo. Abashoferi babonye naje nagize baravuga bati rero uriya nitumugonga tukigenda natwe turagongana. Za kamyo zirahagarara zitegereza ko ngira nte ko nzigwa. Abo hejuru bari uriya yapfuye we, uriya yapfuye we. Ewe data we, byageze aho ikamyo zigeze nkahanga, ngeze nkaha ndekura amahembe nipfuka mu maso kugira ngo mfe ntari kugira nte ntari kureba. Nk'ikipfuka mu maso mbona baba marayika bakoze trayeri imbere ya za kamyo.
babiri barasimbuka, umwe afata akavorve ko mwipina y'imbere, undi afata akavorve ko mwipina y'inyuma, numva ngo byaraturitse nk'ibisasu. Ngeze imbere y'amakamyo nkora gutyo, sinigeze ngo kuko amapina yise ko ubwo kubera guturika bari bazi ko ari umutwe nakubise hehe kuyikamyo, kuko abashoferi babicaye hejuru. Numva umwe ari kubaza undi ngo kapfuye nakandi, ngo wapi gahagaze hano imbere. Umushoferi umwe ava mu modoka araza arambwira, yewe sha uri shitani, uri umuntu, uri umudayimoni. Abandi ndi umuntu usengera he, ndi umurokora. Arambwira ngo iyi gutabaye uru rupfu nuyubahuka izakwica urenze urwari kukwica. Akora mu mufuka amba 5,000. Abantu himbazwe Yesu, haruzi ko nta n'igiceri nifitiye. Kakavorve kamwe ntibwanagiye kure, kamwe kaguye nkanda gafata ngasubiza mu igare, nakandi ngasubizamo, ndamanuka njya mu ijene ndapombesha, njya ku igare ndataha. Mbarezo mwicaranye ngo iyo nyir'ururemba atahagarara mba ntari amateka. Nuko rero hari impamvu nkubwiye ubwo buhamya, kuko umwami niko yarambwiye. Rero twasomye ijambo rivuga ku mbuto. Umubibyi yasohoye imbuto, kandi twese turi imbuto ze Nyagasani, turi imbuto ze. Reka nkubwire, umuririmbyi yaririmbye ngo ntabwo tubayeho ku mugambi w'abantu, ahubwo tubayeho ku mugambi w'Imana. Imana ishimwe. Buriya ntabwo mbayeho ku bwa mama na papa, ahubwo iyo mu ijuru yarambwiye ngo baho mbaho. Ntabwo ubayeho ku bw'iby'iwanyu, wabayeho kuko Imana yavuze ngo gira ute baho. Imana ishimwe. Uyu mubibyi rero ngo yasohoye imbuto, akizisohora ngo zimwe ziramucika zigwa mu nzira. Ziguye mu nzira ngo zihura n'ibibazo. Zikimara kugwa mu nzira ngo inyoni zigira zite, zirazitoragura. Dufitiye abarinzwe n'umwami wacu, dufite imbuto Imana yatabaye, irazizana, ziravuka biremera, zirakura biremera, zirahumeka biremera, irazirobanurira, irazizana, ariko kugira ngo zihe agaciro icyo Imana yazirindiye, zigwa hehe? Hari izaguye mu kabari, hari izaguye nuko ziragwa. Izo mbuto ngo zigira n'ingorane, ngo inyoni zirazitoragura. Hari abatazi kugira neza kw'Imana, yabona ari gutaha iwe ntamenye ko ari ukuboko kw'Imana, akumva ko ibyo Imana yamuhaye ari ibyo gukoresha ibyaha. Izo zigwa mu nzira, ntiziha agaciro amaguru zigendesha, ntiziha agaciro amaboko, ntiziha agaciro ubwenge, ntiziha agaciro amashuri zize, ngo zigwa mu nzira. Inyoni zirazitoragura, zirazibwira ngo burya ariko urabona ukuntu umeze mwana, censa ahubwo. Zikumva arizo, zikibagirwa ko hejuru y'imbaraga zose hari imbaraga ziki. Ngo hari n'izindi nazo rero ngo nazo zamucitse zigwa hehe? Kukara. Izo ngizo zishobora kuvuka mu ngo z'abarokore. Mama n'umudiyakoni. Okay, reka turebe, sinzi yabatirijwe, nanjye natangiye kujyaho ndagahinja. Nuko se kubera iki weho nyine nanjye nabigiyemo, ariko numva ntibimfasheho. Naho zaguye hehe? Gira ingorane ushakane niyaguye kukara, igukunda mukirisheri na shushu, mukiva mu murenge hani switi. Okay, mukiri mu kwezi kwa cayi, ndumva kwa buki bwo kutarabaye kuko atangiye kumukubita nyuma y'ukwezi kumwe. Izo nizaguye. Iriya yaguye kukara ikume, naririmbaga mu manda. Waririmbye mu nyine, ukuntu nantonaga. None buno kutacyantona byamvuyemo. Naho zaguye. Jewe nasengeraga sejemu.
wavuye batangiye kubaka mbona sinabyishobore mpita mbiva ariko babwiye kurwuzuza ngiye kongera gukizwa nawe zaguye nakandagiye ibanga reka ndi kumenere umukozi ku murimo ni w'Imana igira ite ibindi byose izaguye kukara yagusambanya ivuye kurepeta none se ariko mwana nubizana izaguye kukara tiyatinya kunywa inzoga kandi iri mu mirimo y'itorero izo zaguye kukara nukuri kw'Imana pe ibesha mugera n'ikibazo muri kora kwera ati nagusekura bashaka kamagarika ntibavuze ngo tuye twihangana ngibyo azajya narabacunga mugire ngo yagiye mu bihe nawe yasohokanye n'umugore utaruwe kuko cakuriye mu mahwa gikurana nayo arakiniga suko kitaje hari undi muntu twasengeye turi mu masengesho ahantu nyiri biremwa arambwira ngo uriya amaze guhemukira abaririmbyi n'abakirisitu barenze 10 nabwira ni yewe ko mwuka mbwiye ngo wahemukiye abantu bageze muri 10 urabaruga nibyo ngo ubonye 10 bangahe ni 13 ngo uri mu mavuta ndi mu mavuta nguri mu mavuta da ngo uwo mperutse kubikora ngo ni wa 13 ngo ariko ro ntundenganye ngo nge mfite ifuhe ry'Imana riba muri nge ifuhe ryo kuroga abantu ati ngewe nshingiye aho Yesu yankuye nanga umuntu ususugurira Yesu yazaga mu cumba umuntu yakwena ati Imana mbabarire irari ati nuwe wihanyirari ati nuri agahita muroga ngo bwamuhoye ko ngo bwiryo nishaka undi ati Imana mbabarire narasambanya ati nuwe wasambanye mu munyereke baturiye uriya ngwi agahita murugo ati na Feniyasi yateye icuma abantu basuzuguye Imana ati nshingiye aho yanguye simba nshaka abantu baza kuyimenyera ati rero uburozi bwanjye nabuguze kugira ngo nge ndacaha abanyabyaha bari muri uyu murimo abandi ntabwo rero iryo ari ishaka ahubwo ni amahwa y'ubwanganye n'ubupagani n'ubugome wakuranye nabwo mfite ati nge nubwo rwose kuva nabatizwa iyo madamu ashatse kuzamuka mutera inci pya ushira ku murongo naho cameranye niki n'amahwa Imana iturengere izo mbuto nazo ngo ziriho zaguye hehe iyo yakuriye mu mahwa yo kuraruka akwepa umugabo ukamwumva yageze kumuhaza agakwepa inoza ndetse yanaza no mu masengesho hari ahandi twari turi gusengera noneho umuntu aravuga ati mumbabarire umuntu wanjye rwose ndi kugira ngo muze mu musengera arebe ko yakwihana naho cakuriye mu mahwa noneho dushizeho umwanya wo kugira ngo twature dusenga Imana umuntu akiyana ati Imana mbabarire kubiba Imana mbabarire kugira ngo te wajya kumukora ngo ngo aha ngo kuri ico nanjye mbabarire tukihana twagere umuntu yakwana ati Imana mbabarire amafaranga ya madamu narayibye ayashatse arayabura ndamuhakanira muhindura umusazi ngo ngo aha ngo kuri ico nanjye mubona ngo izikumeze nkanje ngo aha ngo naho nawe ntabwo ari we ahubwo yakuriye hehe mu mawe icyo nshimira umwami wacu ntabwo yahombye uyu murimo ufitemo inyungu haleluya urufatiro rw'Uwiteka ruracyariho rwanditseho ngo Uwiteka agize ate azari ngo izindi zigwa hehe mu butaka bwiza haleluya zigwa hehe zemera
kumva Imana, zemera gukorera Imana, ngo zera imbuto imwe 100 indi 50 ingo gutyo gutyo. Mbwira mwicaranye ngo haracyari imbuto zera muri uyu murimo, haracyabagara abagabo b'Imana muri uyu murimo, hari abashumba b'Imana muri uyu murimo, hari abadiyakoni b'Imana muri uyu murimo. Ntabwo twarangazwa cyane nizaguye mu mahwa, ariko muri uyu murimo hari uwavuze ngo data ninjye usigaye ngenyine witwa Eliya, iramubwira ngo ceceka, mfite ibihumbi 7 nisigarije bitarapfukamira baya. Ariko Mana izaguye mu butaka bwiza, none se uragira ngo izaguye mu butaka bwiza iyo zitaba ahantu inzu ya data ibisa gutya? Izaguye mu butaka bwiza iyo zitaba ahantu iyi sonorizasiyo imeze itya twayikura he? Biro mwicaranye ngo hari izaguye mu butaka bwiza, kandi nubwo zitamenwa n'abantu nyir'ibiremwa arazizi, arazizi. Izo ziracyagira ishaka ry'umurimo, zikavuga ngo ni ukuri sinarya icacumi kuko nzi ko umwami wanje, ni ukuri sinasambana, sinaca umudamu wanje inyuma, ni ukuri sinahemukira umutware wanjye kuko umwami wanjye nabamukojeje isoni. Izo ziracyariho, ziracyariho, zirara zisengera korari zikavuga ngo Mana turajya sejemu, ntabari twe ahubwo izina ryawe aba ari ryo, be kutubona bakubone, be kutwumva bakumve, bagutangarire baguhindire umushyitsi. Bwiro mwicaranye ngo izo mbuto zaguye mu butaka bwiza ziracyariho, ziracyariho mu basore, ziracyariho zisengera bene data. Umuntu akavuga, wamubaza uti wiyiririje iki? Hari umukobwa wo muri korari yacu urwaye, hari umusore wo muri korari yacu urwaye, hari umubyeyi bahora baruga, hari umugabo bahora baruga, hari mwene data wacuruzaga wahombye. Aya masengesho nafashe nayo kugira ngo Imana igarure ibyacu byanyazwe mu izina ryanjye. Ugasanga umuntu yiriwe yiyirije ubusa kugira ngo korari yabo ku cyumweru izaririmbe neza. Ziracyariho, ziracyariho, zaguye hehe? Mu butaka bwiza. Izo ngizo nyirazo nawe arazizi ko ziriho, kandi ntizizabura ingororano muri uyu murimo. Dusoza rero, hari ikindi giti, icyo giti kiri hano cy'umutini, ntiturahasoma ahubwo ni ukugira ngo twirefere kuri iri jambo n'imbuto. Iki giti cyo cyari gifite ibibabi pe, ngo bagiha n'uwo kugihingira. Yemwe ijoro ry'impinduka barishyiraho ngo icyo giti kigire gite, bagisukaho ifumbire ryitwa ijoro ry'impinduka ya buri kuwa 5, bakakivomerera. Bati noneho wenda utagira ngo wabuze amazi no kuwa 4 hari iteraniro ryirirwamo, bati utagira ngo wabuze n'umuti da, dore no kuwa mbere ufite inyota wagira vomera. Ngo gigira ibishami we, wakibaza uti usengera ni umukristo washijemo. Hanyuma se pastor, okay, pastor wacu yitwa Katurebe, uzi ko kitazi na pastor, gifite ibishami gusa gifite amababi, uzi urusaku rwarwo. Bene da mureke mbabaze nk'uko umwuka nanjye mbajije. Buriya, yego mwami wanjye, buriya mureke mbabaze, watsinzwe imibare, ugatsindwa igifaransa, ugatsindwa icyongereza, ugatsindwa biology, ariko mwagera ku kuririmba ukuzuza, wakwimuka? Yemwe buriya hari abantu bambabaje cyane. Watsinzwe igifaransa, ugatsindwa icyongereza, ugatsindwa imibare, ugatsindwa biology, ugatsindwa, wagera mu kuririmba ukaririmba wera we ukuzuza, wenda bakakurengereza habiri, wakwimuka?
dufite abantu imibare yacanze wamubaza ngo warakijijwe wuzuye umwuka wera ese kuba mu rusengero mu ijuru batakuzi egari kombye ese kumenwa n'abitorero ukamenwa n'abo muririmbana utaruzura mwuka wera egari kombye mbese izina ryanjye ryanditswe mu gitabo umva umunyamibare wana mwami Yesu ndifuza kubimbishurira kugira ngo menye uko nkwiriye kwifata mwami ejo ntazavaho nibesha ubugingo undi munyamibare aravuga ngo none nkomeje kwitwa umurokore ariko udatinya icyaha na kimwe nyiribiremwa azangororera ate umuririmbyi w'umunyabwenge araririmba ngo niba nkugiriyeho mugisha uri mu mubare yakoze hari ijambo nifuza kukubwira rihora ku mutima wanjye mana icyama nkabona icyo ngusaba kugira ifeza n'izahabu ibyo ni byiza kuri jye kubaho neza n'ibindi nabyo ni byiza kuri jye ariko hari icyo ngusaba uzandindira ubugingo kugeza ku iherezo ryanjye sole love jepus contilox weho bite nze gusirimba hanyuma ndirimba muri korera kuramye no guhimbaza warihanye se ntabyo nzi urumva ibintu azi n'ibyo yakagombye kumenya birahuje kweri niko umwami ambwiye ngo nkubaze burya wakagombye kuvuga ngo niba nta mbuti wanjye madamu agiye kwiyahura ku bwanjye abana banyita umupagani uruta abandi nzajya mu ijuru ryande niba mama ubwa avuga ngo sinabyaye naherekeje abandi papa akaba avuga ngo ngize amahirwe nkabona uwagwaho akava hano uri mukirisitu gani harangiza wera ariko uwo wera nawe yararusha wera uhamagarwa n'abatazi iyo bava n'iyo bajya abana bafite amajwi nyagasani uzi ko wagira ngo ni abamarayika bavuye mu ijuru akabazaza mwana kuko yewe uzi ko birutwa nuko wayoberwa kuririmba ariko ibindi ukabimenya ukabwira mwuka ngo nsobanurire humura Imana irakuzi uwo ngo imbuto ziri mu butaka izi zaguye mu mayizine ariko izi nizo mu butaka bwizira zibwiye ngo humura umuhate wanyu si ubusa ku mwami mwera imbuto gusa mukiranuke gusa Imana irarwana kugira ngo irengere intore zayo zitakira ku manywa na nijoro kandi nubwo itazi uyu munsi ntabwo yazindutse cyangwa se ngo isinzire ni saha yayo itara abategereje isaha y'Imana mutere haleluya tutkamfote lolove aji monsecte isaha yayo ntabwo izarenga ntabwo izabura isaha yayo nigera izagutabara ndebene da ko niringiye ferizi gacika nkageraho ndekura amaheme ngapfuka mu maso ku isaha yayo sinatabawe yarantabaye warandwaniriye Mana warandwaniriye ubwo imbaraga zanjye zari zikize warandwaniriye ubwo imbaraga zanjye zari zikize warandwaniriye twarayisenze iyo Mana maze twongera imbaraga twagumye mu masengesho ibihome biraritagurika twahamagaye mwuka wera abadayimoni baradu
twarayisenze iyo mana nayo yemera kuturengera, ariko mana yaradutabaye bati iraduhetse ku mugongo ntabwo twanyerera, iraturamira iraduhetse ku mugongo ntabwo twanyerera, ni ibiririmbo bya zamani ntabwo wapfa kubimenya. Noneho rero dusoza, wewe kiriya giti kigira ibibabi, kirabyibuha biremera, kiracuruza biremera, kigira ibibabi, n'uwo kukibagarira arakibagarira, abandi barahomba kirunguka. Ngo ariko agiye kureba, ngo agiye kugishakamo imbuto agira ate, arakibura aravanga iki ngiki kuba kitareze cyabuze iki, ko cyarwaye nkagikiza, ko cyagize, ko cyakoze impanuka kikarokoka, ko cyahuye n'abarozi nkakirengera, ko bacyohereje amahembe ntagire icyo agitwara, iki kutera, iki kutabonekamo umusaruro, ni imirimo mike Imana yakoze kuri cyo, cyangwa ni ukutareba kure ngo kimenye icyo Imana yagize ite yagisigarije. Ngo aramwatumva rero iki ndakirandura, iki kitagira icyo kimaze ndakirandura. Ngo umuhinzi wacu arakibwira ngo cyihorere, ongera ucyongeze umwaka umwe, cokora n'igipfusha ibi bihe n'izi mbabazi ubusa, uzagira ute, uzakirandure. Iki giti cyihorere, none kize kitari buzige, cyararangije, ubu kiravano kikafata Rwandeya kikajya kurangura mu Bushinwa, cyangwa hari nangahe cyagiraga rwose. Cyihorere, reka tukibutse tukibwire ngo iyarwanye intambara iwanyu batari kurwana, ujye uyiha mwanya ki kugira ngo uboneke mu mwanya w'izihe mbuto. Imana yacu tugire neza cyane. Aravuga ngo cyihorere, kireke, reka kukirandura mu mujyi, kireke gikomeze gituremo, reka cyongere cyubake amazu, cyokora nikitamenya agaciro kaho imigisha yacu ituruka, uzagira ute, uzakirandura. Izaguye mu butaka bwiza, ijambo ry'Imana, ijwi ry'Imana riratubajije ngo ubundi uri muzihe. Hari izaguye ku kara, Imana ikurinde ntugase nazo. Hari izaguye mu nzira, Imana igutabare. Hanze hari inyoni z'abagabo ziri gutoragura abagore biyandaritse, hari inyoni z'abasore ziri gutoragura abakobwa biyambuye agaciro, hari inyoni z'abagore ziri gutwara abagabo batazi gutanga keya mu ngo zabo Imana yabubakiye. Imana iturinde ntituse reka. Izaguye mu nzira, Imana iturinde kugwa mu nzira. Inyoni hanze zirashinyitse, ziri gutanga amafaranga, zikajyana abagore n'abagabo mu marogi. Imana iturengere. Hari umugore uherutse guteretana n'umugabo, kandi abahanuzi bamubwira bati Imana iravuze ngo izakwanika atari kizanyanikite. Naho akoraga ibyo bidakwiriye, arangije ajya guteretana n'umuntu, arangije arifotora yambaye ubusa, amwoherereje amafoto azi ko ari wa wundi ayoherereje, ayohereza ku rubuga rwa korari. Uko yakagize ate, ko yakabaye umwe akoherereje undi ngo we ngo ubonye mama ntuzi ibyo akoze, nawe agiye ko nawe ari kumwohereza ngo ubonye mama ntuzi ibyo akoze, ngo nawe akandika ngo nakoze ibiki, batireba ku ifoto. Hari izaguye mu nzira ku buryo inyoni zazitoraguye zirazana. Uzi guhagarara ku ruhimbi mu iteraniro ririmo abantu bangahe bazi ikibero cyawe? Yesu ashimwe. Abandi bati dore uko gisa, naho bamuzi wese wambwira ati muri kiriya gihanda rero kikaba gikubitanye n'amaso kiti na hariya naho kire dore uko gisa. Naho Imana iturinde izaguye hehe mu nzira, iturinde izaguye ku kara. Twe kuba amateka muri korari yacu, ngo korari se ngo bande si bakibamo, yavuga ngo ndibakibamo, ahubwo agasanga korari yikubye gatatu. Naho impamvu atakibishobora, yaguye hehe ku kara. Yameze igihe gito, yaririmbye imyaka 2,
akimara gusezerana yumvise nta kindi agishaka ku Mana. Iyo iba waraguye mu butaka bwiza ntabwo wasuzuguraho Imana yaguhereye umugabo, ntabwo wasuzuguraho Imana yagukirije indwara imeze ityo, ntabwo wasuzuguraho Imana yaguhereye ijambo. Ibuka ko yakubwiye iduka korari iri mu yibiri, none nta nico wakura muri iryo duka ngo ushigikire umurimo w'Imana. Ubu se urumva utaraguye ku kara rwose? Mane tubabarire. Nye umugabo naramuseye nibyo nagiye kuri kizabona ndasenga, urumva mbwira Imana ngime umugabo ariko ubu numva namwica. Waguye ku kara sha. Hari abavuga ngo Mana nubwo wamumpa ngajya ndamwuza ibirenge, nubwo wamumpa ngajya ndamuheka, ariko nanjye ngitwa umugore w'umugabo. None nyewe numanye nakora divorce nubundi nyine zaguye ngo nkara gukora divorce naco bizibwiye, ntabwo nkimukunda ubu yangeza. Ariko burya zaguye mu butaka bwiza zijya zihanganira n'ibigeragezo, barazibeshyera zikagumamo. Umuririmbyi gumamo gumamo gumamo, bakubeshera ugumemo gumemo, nibagukubita ugumemo gumemo. Muri Yesu niho turuhukira, muri Yesu niho tuba. Abigishwa batewe mu nyanja, uwari kwibesha agasimbuka wenda ahunze imiraba mu bwato yari kugwa hehe? None niho hari horoshe. Inyanja niho yari batesheje umutwe bari mu bwato, none bari guhungira mu nyanja se ikaborohera, yari kubica vuba. Ariko kugumamo byatumije nyiribiremwa basanga amatuzisha iki imiyaga. Ngiye nyikorana yo kugira ngo njye mpora ngeragerezwamo nyivuyemo. Ubwo sugiye gumamo gumamo gumamo, bakubeshera ugumemo. Tugiye gusenga Imana, tugiye gusenga Imana bene da. Haleluya zimirambararo. Uyu munsi numvishe ntazanjemo ariko kanzicaga inyuma. Reka tubwizanye ukuri, tumenya aho turi. Izagutabara niba uri mu butaka bwiza, ntabwo izarangarana intore zayo zitakira ku manywa na nijoro. Izakurengera ibyo yakoreye abandi, izagukubira inshuro nyinshi. Yaravuze ngo ntizarangarana intore zayo zitakira ku manywa na nijoro. Niba uri mu butaka bwiza, wewe ucunga utaba ku kara, ucunga utaba mu mahwa, ucunga utaba mu nzira, nuba uri mu butaka bwiza. Azaza ntazatinda, azaza ntazatinda, kuko yabisezeranye natwe. Azaza ntazatinda. Haleluya. Tugiye gusenga Imana. Ubwira Imana ngo Mana undinde kuba ku kara, umpe gushinga imizi nkomere. Bimenyereje kare kubana na Yesu nibo bazambuka Yorodani nubwo izaba yuzuye, maze bambuke bafate hakurya Kanani. Buriya umwana uri gukora umubare ajya ashira ikaramu mu kanwa kabake mu bihe nk'ibi. Umuntu yaresenga nk'ayingahe, umuntu byibura wenda wakwiyiriza ubusa wenda akarya nimugoroba ntibyagira se. Okay, ndi kubona harimo igisubizo cyitwa umuntu yatabarwa abandi bamaze kujegera. Turi mu gihe cy'imibare, turi mu gihe igifaransa se wapfa kucyumva, icyongereza se wapfa kucyumva. Bisaba gutega amatwi cyane, ugatekereza cyane, ukuvuga ngo niba yaravuze ngo uru rugendo azadutabara, hajya azadutabara tutatewe, azaturengera byoroshe se. None se ko yavuze ngo niduca mu mazi ariko tuzaba tutayagezemo se? Buriya ko yavuze se ngo niduca mu muriro ntituzashya ariko uzaba utacanwe. Abazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera bakore ibyo butwara. Nta bya none ntabizagira gute byazandanya. Muhaguruke dusenga Imana. Ubwira Imana ngo undinde mu nzira,
undinde mu mahwa, undinde ku gasi, umpe kuba mu butaka bwiza, unshoboze kwera imbuto, nshoboza kwera imbuto. Ikiriya giti cyarabwiwe ngo nitabonekaho imbuto uzacibwa. Buriya Imana izarengera irinda umuntu kubera icyo azayikorera cyangwa yagize ate yayikoreye. Yabwiye uriya ngo icyatumije ngo usigaze ikirete kwari ukugira ngo utunganye ibyari bisigaye bitagize bite bidatunganije. Ikurindira icyo wakoze cyangwa ikakurindira icyo uzakora. Nikuburamo umumaro turengere. Bwira Yesu ngo Yesu nshoboza kubaho nagira umumaro kugira ngo uburinzi bwawe bungumeho. Nshoboza kubaho nagira umumaro kugira ngo ibyifuzo byanjye bizasubizwe. Nshoboza kubaho nagira umumaro kugira ngo nanjye ningusaba iduka uzavuge ngo kuko wangiriyeho umugisha. Erega yaravuze ngo nibutse Hezekiya agiye gupfa arayibwira ati mwami, aravuga ngo nibutse koko. Yesu asubirayo, yagize umumaro Hezekiya. Subiraho umubwire ngo nkongeje igihe cyo kubaho. Buriya hagaragara hazima mu butaka bwiza, ni naho ugira umumaro w'ibyo izarebaho ikibuka ikagukiza ikoni udashoboye gukata. Ni naho izahagarara ikibuka. Dusoza haraka ijambo nkunda kubabwira, njyewe ndi kumwe na mwene data ntwaye imodoka turi kumwe tuvuye gusenga. Twaragiye tugeze mu ikoni tubona imbwa bari kuyirukaho, barazigeze mu ikoni rye hitwa mu Gashangiro, kuri kata birayinanira igwa igaramye bayiciraho. Ndaseka ntinari nzi ko nta koni njyana n'imbwa. Numva umwami wanjye arambwiye ngo Gaspari, imbere ya buri muntu haba hari ikona adashoboye gukata. Imana itaguhagazeho wari mwariramo. Burya imbere ya buri wese hari ikona badashoboye kugira ate gukata, niho Imana izigahagarara. Ubwo si ikoni rya kanseri waryikatisha buriya? Ugira ngo ikoni ry'urubyaro waryikatisha buriya idahagaze mu bana bawe? Umwe yaba maniga, undi akaba rasita, undi akabaki, umva biye nakurandura igiye. Ririya ni ikoni Imana iguhagararira mu rubyaro ikavuga ngo abana bawe nzabashyira ku murongo. Hari ikoni Imana igishoboza umuntu gukata. Ikoni ry'urushako buriya waryigirira se ko wamuzana ateretse amaso yagera mu rugo akayagukanurira? Ariko yihahagaze iguha umugore ukwiranye nuko umutima wawe ubwiza ute ushaka. Iguha umugabo ukwiranye nuko umutima wawe ushaka. Yaguhinduka kandi waragize ngo ni umukirisitu. Imana iduhagarariraho tutashobora kugira ute kwihagararira. Tugiye gusenga. Mana data wa twese, se umwami wacu Yesu, uyu mugani ni weho wawuciye ubwawe. Uyu mugani ni weho wawuciye ubwawe. Benshi ntibamenye ibyo uvuze. Benshi bumvise ari iby'imigani, abandi bumva ari ibisanzwe. Ariko ugeze ahiherereye ubwira abigishwa bawe ngo ni njye Mana ivuganye namwe. Burya dore ibyo benshi bananiwe kwisobanurira, abakuzi uzabasobanurira. Nta minsi bazageramo ngo utabasobanurira, nta gihe bazageramo ngo utabasobanurira. Urabasobanurira, nyamara hari abari batashe bumvaga ntacyo wavuze, ariko waravuze, uravuga, uzakomeza uvuge. Uzakomeza ugendane n'abantu bawe, uzakomeza uheka abo wahetse, uzakomeza ugirira umumaro abo wagiriye umumaro. Mwami data wa twese, twabonye izaguye mu nzira, tubona izaguye ku gasi, tubona izazamukanye n'amahwa, ariko uravuga ngo hari n'izindi zanjye nzi zanjye nazo zikamenya. Iyo mvuganye nazo zirumva, iyo ziri mu rugendo zivugana nanjye zikanyumva, iyo ziri muri korari zimenya ko nazisuye, iyo zigeze igihe ku murimo zimenya ko ari ngewe uvuganye nazo. Data wo mu ijuru, turinginze ngo buri umwe wese muri twe uturinde mwami kuba ku gasi. Kugasa abagabo bahasenya ingo zabo, kugasa abagore bahasenya ingo zabo, kugasa abasore bahambura,
ku gasi abakobwa bahatereye agaciro, uturinde kuba ku gasi. Turi mu rugo rwawe, mu rugo rwawe hari ibyo kurya, mu rugo rwawe hari ibyo kunywa, mu rugo rwawe hari icyubahiro, mu rugo rwawe hari ubugingo, mu rugo rwawe hari iterambere rirambye. Turinde kuba ku gasi, kuko ubugingo bukora icyaha buzapfa. Turinde kuba mu mahwa. Data, ibyatubera amahwa twakuriyemo, za karande zo mu miryango, za karande z'iwacu, izo turaziranduye mu izina rya Yesu. Mana Data wa twese, turinginze ngo udukize amahwa ya karande z'imiryango yacu. Turashaka kuba mu butaka bwiza, turashaka kuba mu rugo rwawe, kuko nitugukorera uzaduhemba, uzadutabara tugutabaje, uzaturengera, uzarengera abagabo, uzarengera abagore, uzarengera abasore, uzarengera abakobwa. Haleluya. Uzarengera intore zawe zigutakira ku manywa na nijoro. Icyo dushakaho ni ukutagira amababi yo kuvuga ngo Imana yaraturinze gusa, ni ukutagira amababi, ahubwo tukagira imbuto zikwiriye abihanye, tukera imbuto, tukaba umumaro mu nzu yawe, tukaba umumaro muri korari, tukaba umumaro mu budiyakoni, tukaba umumaro muri nshingwabikorwa, tukaba umumaro, inzu yawe ntibeho igitutsi kubera twe, tukabaho umumaro, utuboneho imbuto zikwiriye. Abagore bacu baboneho imbuto, abasore bacu baboneho imbuto, abakobwa bacu baboneho imbuto. Twirukanye abadayimoni batwaye imbuto z'abitore. Tukavo de los afichuse kolali. Urakoze Mana Data wa twese, urakoze mu izina rya Yesu. Tugiye kongera gusenga. Katwongere dusenye, tubwire Imana ngo Mana, turashaka gusengera bene Data bakubitanye n'izo mu mahwa zikabakomeretsa, bakubitanye n'izo kukara zikababera intaza, bakubitanye n'izo mu nzira zikaba zari zigiye gutuma nabo bashinguka mu butaka bwiza. Hati ngiye kugira ngo nsengane nawe ameze kuriya ngenda bivamo. Wiva mu butaka bwiza, wamenya aho yatewe. Dufite bene Data, izo kukara ntizatinya kukoherereza amahembe, ntizatinya kukoherereza ibitega, ntizatinya kukwicira ubukwe kuko nizo kukara, ntizatinya kukunigisha amahwa yazo zikubwira ubusa ngo ziri kugutereteregana, ntuza ko bamuterese ntiyemeye. Wewe izo mu mahwa zakunigisha izo ngeso mbi. Ariko turashaka kugira ngo dusengere bene Data bakomerekejwe n'izaguye mu nzira, abakomerekejwe n'izaguye. Ashobora kuba ari umwana wabyaye, ashobora kuba ari umutware washatse, ashobora kuba ari umugore washatse, ashobora kuba ari mama wawe cyangwa papa wawe, ukaba ufite igikomere, wakomerekejwe n'uwakagombye kukomora, ariko ntumurenganye. Byatewe n'aho yaguye, byatewe n'aho yatewe. Wewe ubwo uri mu butaka bwiza, bwira umwami wawe ngo ariko wavuze ko nizikomeretse uzazomora. Waba ufite ikibazo cy'amahembe, cy'ibyo bakoherereza, cy'ibyo uhura nabyo biturutse kuzaguye aho hantu, ubwo wamaze kumenya ko weho nuba mu butaka bwiza utazabura gutabarwa, tugiye gusenga Imana. Bwira Imana ngo Mana, uyu musore tugendana amagambo ye yarankomerekeje, uyu mukobwa telefone ze nibyo ambwira, niba je nawe ari umukirisitu, niba yaraguye ku karasuragira ngo agutelefone akubwira ibindi bike, ibyo nibyo biba muri we. Ariko wowe, haleluya, wowe mu kazi kawe, abakozi baba izaguye ku gasi, aba muturanye kwiza, hari n'abaroga amaseta Nyagasani, hari n'abaroga amaseta. Hari umumama duherutse gusengera, baramuroze ateka ibirayi, yabishyizeho saa 2 bisha saa 11. Aravuga ati naguze amakara arashira, ndagenda mbiterura mbishyira ku mashyiga, inkwi zirinda gushira. Ibirayi twabisengeye amasaha 2, yatetse ibirayi bisha saa 11. Uzizaguye ku gasi uburyo ziri gukoresha abantu bitangaza. Undi ziraza zimwogosha, ajyamye asanga umusatsi wavuyeho.
ibyo ntibidutinze mu nzira bitewe n'aho zatewe. Twubwo turi mu butaka bwiza, reka duhamagara umwami wacu ngo ngwino uturengere. Zibwira umwami byaryo ngo azarirengere, mu byago biritera rijya riruhurwa no gutega amahoro mu bihe bizaza. Gifuza kuzabona ibyiza byo mu ijuru, haleluya, niriva ku rugamba rinesheje.